ni bande bashinzwe gutangaza abajura muri WASAC na REG? Ni bande bamanaginga social media z'ibyo? Aba PRS n'aba PR bava heheze muri bira bigo baturuka muri media, bava muri media. RBA ni iki se? Ni ikigo cy'itangazamakuru. Kennedy se yayoboraga iki? Icyo kigo ndakumenyesha nkomeje ko yego aba PR bo muri REG na WASAC bose bahoze ari abakozi ba RBA kandi mu gisate cya televiziyo. Atese hanyuma rero ese uwibye amazi wese bamushyira kuri Twitter? Nishwe. Ubu se kuva umwaka watangira Kennedy niwe wibye amazi wenyine? Nishwe. Niwe bafashe se? Nishwe. Ya baganda wanjye. Birakwereka. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Ninde Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Ninde Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Ninde Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes karya Omar Pano nanone kandi twongeye kubashimira kubasanga hano rwose uko muhabaye murenga 30,000 n'abandi bakeya ni by'igikundiro kandi nibyo kubashimira. Twizere ko mumeze neza cyane, rero tubahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri Pano kugira ngo dufatanye hamwe na mwarimu wacu Karya Omar Jean Baptiste udufasha mu bijyanye no gufata amasomo amwe namwe akenshi na kenshi tugendeye kuri case studies z'ibyo muba muzi kugira ngo mubashe kumva wenda icyo mwakuramo ahanini nicyo kiba kigenderewe. Ariko kandi mbere yuko mwakira reka ntangire mvuga nti abantu mukeneye ibikoresho by'ubwubatsi byo gusoza inzu munyarukire hariya i Remera ni ku Ikaro Plaza. Yes, kandi dufitanye gahunda mu kanya ndabyibutse. Urakoze cyane. Wasanga agiye kumbaza ko mbitinza ariko nta mutima mubi ari gihe mbyibagirwa. Ariko tuzakora ka video. Yego rwose. Taza kuvugana ibyo imyanzuro y'ibyo turi buvugane izashyirwa mu bikorwa. Mu bindi biganiro muzabona. Yego rwose. So rero nta kindi bisaba rero abakeneye ibyo bikoresho babahamagara kuri 0783505046. Numva aribwo buryo bworoshye cyane twabanyuzamo. Kubundi nukubabwira aho ikorera ni Remera munsi ya gare teganye na munsi ya station teganye na gare, aho ngaho niho ubona inzu yitwa Ikaro Plaza. So rero nibyo Karegera ubundi ntangira ninjira no mu kiganiro reka nguhereho umeze ute? Bana ameze nte? Nkurikije uko umunsi wanjye ejo wagenze ntabwo nakabaye meze nti, ariko hari ibyo nabashije kwigomwa. Ejo nakoze urugendo rurerure. Yego rurerure ariko yego baze ko nagenze kuri moto amasaha 2 idahagarara arenga nayo nayicayeho saa 5:2 nyivaho saa 7:15. Kandi ubwo n'urugendo nagendaga imihanda mibi nayifite imodoka nayisize ahandi ubwo nabwo reka baho urugero ntago ndagera kuvuga aho nari nagiye. Ni nkuko waba ugiye ni nkuko wajya Ibyumba moto abahazi ukayisiga imodoka ukayisiga Rwasama ukinjira imihanda y'itaka ugafata duwane ukagera mu Buyaga ukazamuka Bwisige ukamanuka Muneke ukagera Gihengera ukagera Nyagahita ariho dosiye iri. Noneho mu kugaruka ukava Nyagahita ugaca Ngarama ukagera mu Rukomo ugasubira gufata imodoka Rwasama. Wanyuze Ngarama? Yego saha 2 cyangwa nongeye ntanze nk'urundi rugero nkuko wajya ugiye nk'iki muri zone ya Kibungo
ukagera i Kabarondo ngira ngo Rwinkwavu barahakoze ukagera i Kabarondo imodoka ukayisiga i Kabarondo ugafata moto ukamanuka Rwinkwavu ukagera aho bita za Bukoro ukagera Cyarubare ukagera Rukira ugahinguka ku murindi wa Nasho akaba ari gukorera akazi none mu kugaruka ugacaza mu birembo Nyarutunga Nyarubuye Gasagara ukagera hariya handi twavuze wa moderator Kirehe bayita Rusumuhaye manzi nyuma yaho bahita mu Gasenyi cyangwa Nyagisenyi ugahinguka Rwanteru ukagaruka gufata imodoka i Kabarondo nirwo rugendo nakoze narukoze ngamije iki zabivuga nitonze hari abantu bari muri procedure ya gatanya banakuze ibyo nabyo nzabivuga mu kindi kiganiro ariko kuba bakuze icyo ni isomo ukwaryo yego kuba narakoze n'ikiganiro ku mugabo ubushize nabyo biri kumwe yego nubwo nabonye batakirebye ariko nubwo mutakirebye cyo kirabareba kimwe cyo ku mugabo yego hanyuma bagiyeho nicyo gihe cyatumye njya kuri tera imeze ityo hajemo kuba umwe mu basabye gatanya bageze kugabana imitungo imwe akagenda yihisha agahimba amadeni atafashe noneho agahimba n'inyandiko z'uko yagurishije bitarabaye noneho abantu yagurishije ubwo iyo tere yanjye yari yo kujya kureba uwo muntu waguze umutungo wa miliyoni 30 zirenga ameze ati abayeho ate urabizi ko iyo ninjiye mu rugo kugira iyo ndi muri lifestyle audit mbanza nkareba igihagararo cy'uvugwaho amafaranga yego umuntu ashobora kureba intambuko ukavuga uti nk'aya ngaya wayamukekera wagera mu rugo rwe ukareba iyo urebye mu gikoni cye ukareba ingarani ye mbese ukazenguruka urugo ukavuga uti aha yahaboneka yego ko byagenze ndagenda nibyo byari binjyanye ndabyumva ibyo byari binjyanye mbona umuntu usaza ugendera ku kabando wambaye ya mipira ibiriho ibirango imwe batanga ari waguze uwo mutungo oya ndarekeraho ariko nicyo cyari kinjyanye yego impamvu wenda ariho haramaze kugira abantu b'abanyamategeko benshi bagenda banyunganira mu byo bazi nuko mu rukiko bareba amategeko uko yanditse yego ariko ako kantu ko kuvuga ngo wenda nk'ubushinjacyaha bwo bushobora sinzi ariko nabyo niba buhagera twakagombye kwa avansa umukozi tuvuge umukozi wo mu ifamu yego wumvise ko yavunjishije amadolari 50,000 ntabwo watangara yego ubwo se urubanza rwakomeza utabanje kumaza ngo mu ifamu ukorera ngahe urya ngahe umuryango ubutungisha ngahe ku buryo ugeze ku 50,000 by'idolari aho ntabwo bahagera aho naha abanyemetero ukabona umuntu akavunjisha 50,000 by'idolari n'urugero umuntu wenda umwana we ntiyiga umugore yambaye igitenge cya musazi nawe yambaye bodaboda ariko bakavuga ati yataje niyi kabireba nuko hanyuma icya kabiri inyandiko mpimbano nazo zigira ibiziranga nubwo mu mategeko bavuga ati umuntu agomba kuba ari mukuru mundi yakagombye niba ari inyandiko yandikishije intoki nyirayo agashyiraho abasinye bagashyiraho amarangamuntu na nimero za telefone aho bishoboka ariko nanone umutungo urengeje miliyoni 30 abantu ugura n'ugurisha yego nta mufamiliye wabo n'umwe uhari aho ngaho wagukoreshoninga ngo ni yihe urgence yatumye Jaras agurisha inzu ya miliyoni 30 atabwiye umugore nta mwana we n'umwe kandi afite nka 5 cyangwa 6 hanyuma se Dani yagura inzu ya miliyoni 30 ntabwire mukuru we ntabwire mushiki we ntabwire umwana we ntabwire umugore we ni yihe urgence yabiteye aho niwo wagagombye gukoreshoninga ndakunda kubibwira urwego rw'umuvunyi hakiringera ngo krema ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa hamuhisha reba uko umuntu abayeho kucyo yera namubwiraga ni kuko urumva urwego rw'umuvunyi mu itegeko
bareba baravuga ngo garagaza aho imitungo wayikomoye yego kugira ngo nibasanga irenze ubushobozi bakuziho bavuge ko wanyereje. none ndababwira nako kara lifestyle auditing ngira ngo bazakenseramo kuba nk'aho ari nge nakabakopeje. Ntabwo uwiba wese ariko anazigama anacunga voilà ushobora kwiba ibihumbi 100 cyangwa se miliyoni 70 ingahe buri weekend. Niba ntari ku Gisenyi ndi Zanzibar ndi Dar es Salaam ndi Nairobi Dubai kandi ndi Garini niba nafashe agacupa ndi mu Rwanda icupa iryoroheje ni Hennessy yego uri muri babandi bareba match uhembwa 800 nta nzu uguzemo nta modoka uguzemo usengereye abagenzi na garniture amabumbiri iruhande uyimejeje neza ugaragiwe yego n'ibisonga nka 5 iyo niba cungira kuvuga ngo umutungo uwawe waheze mu kabari muno muri za ngendo yego kabiri mu mwaka akajya i Burayi nibyo navuga ibyo ntabwo babyudi ariko wamugana amakositime yawe uyagurira mu Butaliyani 500 kandi buri munsi urayihindura. Umugore wawe ariga abana bawe biga hahenze muri ya 800 na madama ahembwa 500 ni 1,300 ugasanga umuntu mu kwezi akonsoma 2,500 wakamaje ngo 1,200 iva he? Imodoka yawe essence ingana iki muri izo ngendo? Ibyo aho ufite ni ikintu kigomba kugira kuza nkaho cyongera kikagaruka mu bantu bashinzwe koditiga cyangwa kumenya ukuri bitari mu rukiko ko mu rukiko n'ukureba ngo ari itegeko ryapfuye yego ariko hanze y'urukiko mu buhuza mu bukemurampaka mu bugenzuzi ibyo wakabaye ubireba. Ese ni gute umuntu ukasanga umuntu imodoka agendamo ihenze nayo ngiye kuvuga ngo ikira nijyanye nuko yambaye ida n'umushumba nka wa mundi nakubwiye wo mu ifamu niba agiye kubikuza miliyoni 50 hari ibyo kera wenda ni hambere byajyaga biba tukabona nk'umuntu bakavuga ngo ni kondisiyo kondisiyo yahawe oya uzo kudasa neza oya twajya tubabona abantu babakire oya nago boda muri V8 iyo V8 abatari yawe gutise oya byo hanyuma se ubukwe bw'umuvandimwe watwerera 5 ugenda muri Vigo narone ari ibintu bigomba kuba balance. Hanyuma se umwana wawe yajya kwiga muri twa dushuri two hasaho iyo wowe ufite itaje oya hari ibintu hanyuma se umugore wawe yazunguza agataro ufite actros oya hari bitajyana ari yawe actros ari yawe umugore wawe yazunguza yakwikorera agataro oya logically nizo ni metero arabyemera mu mategeko arabyemerewe yego nawe urabyemerewe ariko se so ibyo rero ntabwo nemerewe kuvuga ko byamvunye kubera ko n'umurimo mwitume yego nagiye rwose umusaza ndamubona nzabigarukaho ariko masezerano ateye gutyo nta muvandimwe nta munyamuryango ntaki tuzabigarukaho twitonze. Ubwo rero nkubwiye narivuze ukuntu urugendo rwanjye ejo rwagenze hanyuma impamvu rero nibura ubona mfite agatege hari ibyo nigomwe kubera umunaniro hari aho ntageze hari ahantu umenyereye kunyura ariko umugoroba ntiwahanyuze kubera umunaniro ntabwo ntanyuze niyo mpamvu ubona neza icyo ni kimwe hanyuma wenda isomo rindi naheraho ibiganiro bibiri by'umuryango hari ababishimye kivuga ibintu 13 biranga umugore nyawe na 16 biranga umugabo nyawe ibintu byo kwikora mu zuru hari ababimbujije ariko bajye bumva niba komeza kumpa moro marike nzagira gute nzajya mbaha audio
urumva nari netabye umuntu ambwira ibya rwa rubanza rwagombaga kuba ku wa 4 bakarwimura uyu munsi ku 15. Nari nzi ko ndibura ukubazeho wamugana umuntu akaremera. Ruraba rwose nuko ikiganiro cyo kirajyaho rwabaye ariko ni byiza ko bimenyekana cyane cyane ko abakurikirana nkuko nanjye nabibonye abakekwaho icyaha baba baseka oya baba baseka ariko turaza kujyayo hanyuma nibyo nakubwiraga ibintu 13 biranga umugore muzima nyawe 16 biranga umugabo nyawe byose twabigarutseho. Nashimye ko nta bantutse kuko natanze urugero rwa wa mugabo wa Emerize tuyishimire Emerize umugabo we namwise mugabo mbwa w'umuhanga nta muntu wabintukiyemo kuko bari abagabo bamaze kuba benshi sindamenye ikibazo cyabaye nuko batabaye abagabo nkuko twabivuze kwa Dashima. Yego umugabo arabona ubukode bwaye amezi 3 akaba ari ugenda mbere aho kugira nibura umugore avuga ati reka nigiri wacu ibijumba bireze umugabo akaba ari ugenda mbere bana no turimo turagira abagabo sinzi ireme. Ejo bundi muri kino cyumweru gishize ubwo ni kaya kabiri kandi ndaza kwigarukaho umusore ahamagara umukobwa. Yego bari bamaranye igihe bacatinga ngo sheri shushu umukobwa avi cyangwa yego ata projet ye yisambaza barahuruye bagiye kureba sheri wasanga bavugana rero ewa nabashatse impamvu urabizi ko kuva cyangwa ntiwakaragira kigazo afite nibura 50 abaraje telefone chat touch na karasharamye avuga naho n'abakiriya isakoshi utwenda ko kuba yahindura kuba yarazi ko ari burare nk'iminsi 3 umugabo baricarana wa udita gafiansa baricarana ahantu mu karesitora umuhungu ati boss arampamagaye ariko sintinda zana bino mbe bigutwaje bijyane mu rugo iwanjye urabihasanga byose kuvubwa yasakoshi bama amafaranga kamwe gatoya kinjira mu yindi sakoshi iri mu twenda na telefone touch na karasharamye ifi hagenda imbwa aragenda umukobwa yari yaje niyo mu gitondo agera ino saa 3 umuhungu agenda saa 3 n'igice umukobwa yagejeje saa 4 z'ijoro akibunga umuhanda ashakisha inzira wa muhungu yanyuzemo abantu bamubona twamubonye ageze urabona Kibisagara umuhanda ugana Kibisagara kuri ka gapando karenga za WASAC na RBA ndahabonaho abaza atari ko twakomeje ugenda ubunga aterega ati ndimo ndajya Kiruhura ugeze Kibisagara ujya Kiruhura nawe ntiyarahaze bwa Rwanda ageze i Kigali ngo ari gushaka umusore baramuturisha arabasobanura uko byagenze byose niranga muntu yagiye no abaraho baraterateranya urumva kuva mu gitondo na restaurant ntiyayishyuye kuko umuhungu niwe yaragiye kandi nta cyamusigiye abanza kugigirana ba nyiri restaurant yirwa cyo nuko abantu baraterateranya bamugurira icyayi bamushakira n'itike atasubira iwabo cyangwa muri make yageze i Kigali ariko ntiyigeze aharara yaraye mu muhanda wa Kigali akurikizaho imodoka ubwo icyo gihe amaze kunywa icyo cyayi yaramanutse ajya mwiri buhaguruke saa 5 umuntu ntayumvira uwo mugabo uwo muhungu ibi ndabivuga nk'ibyo niboneye hariya ntuyi wanjye hariyo bita corridor d'escroquerie nta cyumweru gishira batatekeye umutwe umuntu aha mu Kiyovu ku Gihogere gikurikira amapoto aturuka Sainte Famille agahinguka muri gendarmerie nako muri police kira Gihogere kibama ateka mutwe ngewe maze kuhibonera abarenze 5 n'akagari karabizi na za daso zose zirabizi n'abanyerondo barabizi ariko reka ntanga urugero rw'umwe umukobwa wo mu Rutsiro baramukweze birangira agurisha imashini yo kudoda yari afite agurisha ihene yari afite azana utwenda ngo bamurangiye akazi araza bageze hariya baramubwira ati rero dusigira ibyo bintu noneho akira zino nimero ujye kutugurira mituyu ajya gushaka mituyu abahungu yaraje arasara byo we yari
yagize gute se yari yahungabanye yarahungabanye we yahakuwe na gitifu kuri uriya muhanda yahakuwe saa 10 nagiye ku kazi saa 10 za nimugoroba njya ku kazi ku Gishushu akiri aho bari kumureanima bahungiza imashini yayigurishije utwenda aragurishije umwenda yitwa kwazi yemera yavuze ati simusiga mu Rutsiro reka nkujyane Kigali njyanza ifi byose yari yarabiranye ariko nasize gitifu yahageze niba atari gitifu ni sedo n'aba bahungu bambara icyatsi yego n'abambara ikaki abanyerondo n'abadaso yego tagenda uwo namwibone undi nawe uwo ndavuga baturutse kure abandi abasanzwe bo abo bambura udutelefone bari babatumye guhaha bo ni benshi cyane ngo wa Rutsiro ngo haye n'uwa Cyangugu uwanyuma udukaritiye twose badutegeramo uwanyuma ni mugenzi wacu umukobwa dukora umwuga umwe rwose ye mubona ahantu mu kabari k'umuhanzi mu bice by'inyamirambo ngo nanjye nari kumwe na murumuna wanjye ndahabona n'inshuti yacu nirinda kumuvugisha ko nabonaga yicaranye n'agasore k'inzobe kutwanwa n'agakote k'ubururu bari muri binga rukwabo natwe twibereye mu byacu ngere na murumuna wanjye n'undi muntu w'inshuti yacu ndabitegereza twibera mu byacu ndamwirinda ndiyese nirinda no guhuza nawe amaso namwiyereka mu kanya k'agahungu komande yaje bakonsomye k'agahungu kamwaka telefone kati ntiza ngewe yanjye umuriro ni mukeya kagenda kitaba gaca kuri toilette gahinguka mu muryango w'inyuma umukobwa tubona ko ntago bibakunjije nyamakuru ariko sindeba n'abakobwa bagomba kureba bakamenya gucunga ibyabo ariko urumva jare y'abahungu dufite undi hano ngira ngo Gikondo agahungu kigira sheri kavuga ngo kagiye kuza ebana ubwa mbere kibiye telefone umugore ku Ruyenzi hariya hepfo muri hafi y'ibisheke yego nyuma yaho kamaze kwiyegisikiza ku mugore karagaruka kajya kuza umugore akabwira umukozi ngo wagicucuwe nsanga utatetse akamubwira ibintu ateka nka bimwe by'ibwami pe imbuto ziri fresh wa maheru amagi y'amanyarwanda we ureba kagafu ku gitsure cyo hejuru kagafu gakarange nta mazi nshaka maye ati sheri yaje umugore agatumutwa arangije sheri kaza bagateka karya ijoro rya mbere irya kabiri umugore amaze kujya ku kazi umugore wizengurukaho ukora ya mirimo nkunda kuvuga yego ntabwo ufite amafaranga hamwe umuhungu sibwo bukeye hamaze nk'amajoro abiri ahamagaye umugore wagiye ku kazi akavuga ati ino televiziyo kuri kuzana amashaza wajya kuyikoresha ko Arsenal igenda gukina na Chelsea ati sheri ati yo match ntigucike genda uyikoreshe ati la televiziyo screen hano dufite so ikiriho ni ikiri abantu ni barye bari menge numve kwizera ubonetse wese iyo vuga ngo ntiza telefone iyo kwizera umuntu ngo yaje ngo yigize gutya ariko noneho abakobwa bari gukwegwa bakaza i Kigali yitaba umuntu ataza akarinda mugeraho yarangiza akavuga ngo ngaho ngo mpereza guteza kamuha vraiment isakoshi yawe ofisi yawe oya nabo bakanguke kameme reka nsoreze kuri abo yego byo birahagije ibindi tuzabishyira mu kindi abantu bakanguke cyendera vraiment abahungu nibo babaye abateka mutwe ba mbere pe ntabwo sindi kubona ikibazo sinzi kumva ikibazo niziye nyigisho zabuze kugira ngo abagabo bamere kwa kundi navuze gomba kuba umukozi utagira ubwoba mbese n'umugabo ariko uribaze umugore agiye kukaza gusize mu rugo na investment yakoze urateruye vraiment urindira karame barahahukanga none nibyo bahashyura twaye Kigali we no oya babitaga hari indirimbo babita Mario barabo bita ba Mario ariko ba Mario ba kera b'umuco aratuza
iyo utunzwe n'umugore yo wasama akagutamika uramwubaha kandi ugatuza, ariko nawe ugarishira utundi tuntu ukoraho hafi aho kwangiza ugaterura kweli. Oya. Ubwo ubutaha naza azaterura amatora. Can you imagine? Urumva abantu dusigaranye? Oya. Ariko n'abagore babemenge kameme. Okay, reka twigendere. Reka duhinira aho ngaho twigendere. Unadufashe kumva ibyo byose ibyo ngibyo ikiganiro bagende bacyumve neza wenda n'abataracyumvise atabonye amahirwe bagende bacyumve. Oya tugira icyo bita pia nka peer teaching. Niba nawe uri umusore ukagera mugenzi wawe uteye atyo utamubwira wavuye muri ibi bintu. Oya icyo cyo nicyo. Se abo bantu nibavuka mu miryango nkatwe, bavuka mu bantu nibasangira ubwo amafaranga y'uwo mukobwa we cyangwa ubwo yasangiye n'abandi basore ababwira ati shani tigemba nakoze cyane namubwira uti yakosakaza shaka ibindi ukora. Abandi barabyuka batigita bikorera kamera, abandi bashaka aho perimizi bajya gutwara imodoka, abandi bajya kwikorera imizigo, wowe utegereje kwikorera amasakoshi y'abagore kweli. Ujye kuyasopa ntago byavamo kwikorera amateleviziyo umugore wizengurukaho batatawe, umugore utarenze umushahara w'ibihumbi 100 ari yaranjaguza ku ga screen, wowe uraje urariye none nakaga screen uragatwaye. Ntufite isoni z'uko guhahira ntacyo wakoze. Tuko numvise ngo mu buriri ngo hari abagore bemera mu buriri burya kwemera akagutunga. Hari uwo babibaje atari ko mugabo umubitse beke wazakazi. Harya mu kiganiro ku mugabo iyo ngingo yari ya 10 na kangahera ni nka 13 ku mugabo ngo azakazi byo gusa. Ingingo imwe atari yese agashobora. No ukabyuka kujya guhaha yicaye arewe. Asigara akora umwitozo ubundi uhashe se nturonke ukaza ntahaho. Uje mu ruhago ntahaho ririmo uwo muhungu yashobora akazi ntabwo agakora. Twikomereze ahani mu rugo mujye mwihangana no kurakara. Reka twigire ku itariki y'ejo hashize ya 14 ukwakira 2024 nibwo hasohotse itangazo rivuye muri RBA. Itangazo rivuga ko uwitwa Mr. Munyangeyo Kennedy Dieudonné yasezeye ku mirimo ye, ariko kandi tubona nanone irindi tangazo niko navuga rya WASAC Water and Sanitation Corporation uko bitwa kuri X, bavuga ati kuri uyu wa 10 ukwakira 2024 Munyangeyo Kennedy utuye Zindiro Bumbogo Gasabo District yafashwe akoresha amazi atanyuze muri Mubazi. Uretse kwishyura miliyoni y'amande, uwafashwe azishyura amazi yakoresheje mbere yo gusubizwa serivisi. Abafatabuguzi barasabwa kwirinda kwiba amazi. Okay. Nabirenze ubwo turareba Munyangeyo Kennedy, turebe WASAC kwiba amazi bigenda bite, bihano bigenda bite, turebe Kennedy muri RBA, turebe Kennedy mu buzima busanzwe, turebe n'umuntu kuri urwo rwego. Yego. Mbere yo kujya ubundi kwiba amazi ya WASAC ni ubuhanga buhambaye. Nuko nimbivuga benshi barabyiga. Niba ari byo kubigisha WASAC nabizi ariko nabibwiye muzora adefanda abakozi ngo babandi ngo basiniya ngo bazaho amatiyari abo nibo banyamanyanga ba mbere. Iyo ugiye kubaka inzu utekereza ko uzakonsoma amazi menshi, ushaka ba bantu babanyabiraka, ariko WASAC izi ntabwo ari umukozi wa WASAC ngo yarajya kuri payroll ya buri kwezi, agomba kwihigira icyo umukoresheje cyose aracyakira. Warangiza ukamubwira uti rero wowe aka kavani ko mu gikari nyestarira ako kazajya kavamo amazi WASAC itazi. Noneho hahandi robine mubazi kajya kuri robine, aho niho hava ya mazi wenda duke ko ayo gutekesha mu mabido, ariko hahandi hakava gukaraba, koza imodoka, gukoropa, gukata icyondo byose. Ibyo bintu nzi ko hari abantu banabiburanye, ariko nta sinzi umuti niba abayobozi ba WASAC babubona. Harya
ni ukuvuga ngo iyo fagitire munyangiyo bamubwira ntabwo bazapfa kuyimenya keretse kumenya igihe yinjiriye muri iyo nzu bagahera uwo munsi niba yarabikoze muri resitarasiyo akiri kubaka ubwo iminsi yose ayibayemo maze yaragiye hanyuma bazakora forufesi bahereye ku niba ntamubaze bazakora muwayene imeze iteze bazakora wenda muwayene yayo yakonsomeraga anyuze muri mubazi none bavuge ko nta andi yakonsomaga nkayo bakuba iminsi amezi ahamaze icyo ni kimwe ariko abiba amazi byo nuko bakora WASAC n'icyo bigomba gukosora ikamenya ngo twohereje nde kuko icyo gihe wumvaga muzora bidefanda ngo bansiye ngo nibo baza hari amavane ariko amavane bakwigisha n'abandi cyangwa noneho babansiye niba abandi bize makeya organigramme structure temerera kujya kuri payroll noneho donc structure organigramme ikamujugunya hanze ariko technically ariwe wadanje numva ngo ikosa bakoze nukuba harabuze udefanda ngo aba bantu nubwo bari bafite lower qualification ariko ba technically nabahanga kandi badufatiye runini babashakire indi contract ifatika yitwa umukozi kuko kontra amasezerano ababayindinga umukozi n'umukoresha hari ibyo bemeranya utakora ariko niba ari umunyakiraka bahamagara kuri telefone ngo tureberaho atari umukozi wa WASAC ukamuha isarubeti gusa boss we ni wa wundi nyiri iyo nzu sibyo se ibyo mubwira arabikora cyane ngayo baza ari nk'uruganda ukoresha nka metero kibi 10 ku munsi barahari so ikibabaje rero cyaje nuko biguye kuri Munyangeyo Kennedy mugabo akiri umusore nabonye ku ifoto nabonye yarabyibushye yarazanye amatama cyane uri wamukwereka nko muri 2000 sore mwiza jinisi y'ubururu shati ya karokaro kamera ku rutugu ari gushutinga cyangwa yitwaye mu kaboko noneho akaba ari umuyobozi wa televiziyo y'igihugu uwo ntiyakagaragaye mu biba amazi wapi niba umuzungu uzayemera akayishyura kweri umuyobozi wa televiziyo y'igihugu ikibazo hanyuma ikindi buriya Kennedy yirengagije nako cyaba umuntu atabura gukomozaho abiba amazi bashobora kuba ari benshi ariko WASAC mu mwaka ngira ngo kuva uyu mwaka batangira ni Kennedy numvise niwe iproclame abandi bafata ntibabavuga kuki Kennedy ari buvuzwe ntekereza ko ari cya kinini n'ubundi duhora tuvuga kijyanye n'amazina cyuko ari izina riremereye aho ubwo ni kureshya ubwo ni rugero rwawe hari ikindi utavuze ni bande bashinzwe gutangaza abajura muri WASAC na REG ni bande bamanaginga social media z'ibyo aba bava heheze muri biriya bigo baturuka muri media bava muri media RBA ni iki se ni ikigo cy'itangazamakuru Kennedy se yayoboraga iki icyo kigo ndakumenyesha nkomeje ko yego aba PR bo muri REG na WASAC bose bahoze ari abakozi ba RBA kandi mu gisate cya televiziyo atese hanyuma rero mbere yuko twinjira kuri Kennedy muri RBA twibaze ngo kuki abahoze ari abakozi be batamuhishiriye kandi bahishira abo batazi ntacyo wumvamo batandukanye bate nongere nsubiremo se niba impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda noneho ugasanga uwahoze ari sobuja mu makosa warashyigikiye nanjye wahoze ari umwarimu kuko ngira ngo harimo umwe muri abo mvuze harimo uwo nigishije ngewe yambungabunga ntabungabunge son ancien patron babanye bate batandukanye yahavuye ate aho ni ikibazo
ako niko wari uwibagiwe. So muri rusange abamanaginga social media z'ibigo ni abapiyara. Abapiyara benshi baba bavuye muri media bagaye imishahara n'uburyo muri media bafashwe. Noneho ab'ibyo bigo binakomeye byinshi byo muri leta baba bavuye muri RBA. Yego. Niba yaravuye muri RBA, niba ari uwa radio tubwinte ko yari kolege wa Kennedy, ariko benshi harimo abo mvuze bakoreye na televiziyo yababaniye ate batandukanye bate. Rero ibyo batuma tumureba no muri icyo kintu uracyumva. Ese uwibye amazi wese bamushyira kuri Twitter nishwe. Ubu se kuva umwaka watangira Kennedy niwe wibye amazi wenyine nishwe. Niwe bafashe se nishwe. ya baganda wanjye. Birakwereka ngo ba bantu babanye batena Kennedy muri RBA ku buryo batamuyishira ati ntuzongere, ku buryo pana ntuzongere, ntabwo aribo bamuhana, ku buryo yagenda akavugana na DG, ubwo sinzi niba ari Muhumuza Gisele cyangwa se Shehe Omari, bakaganira nk'abayobozi bose muri leta, bakabiganira muri office bikarangira ntushyire kuri social media. Voilà. Abiba amazi bose ntabwo bajya kuri social media. Ariko kubitwetinga kararemereye. Nta nubwo katinzeho by the way, nubwo wavuze ngo nyuma haza oya. Kaje mbere umwanya muto. Noneho nyuma haza ibyo kwegura. Karaje RBA iramubungabunga, ariko WASAC yo ntiyari yashatse kumubungabunga. Urumva byabaye ku itariki 10. Yegura ejo kuri 14 ngira. 14 nyuma y'iminsi ine. Nabwo ubwo byatindijwe na weekend, kuko 10 zari kuwa 4 cyangwa kuwa 4 cyangwa kuwa 5 komsa. Kuwa 4. Voilà. 10 zari kuwa 4, kuwa 5 baremanye bakuraho. Yego. Hanyuma weekend biyo kumwigisha bati sezera. Hanyuma rero twinjire Kennedy Munyange yo muri RBA. Bari mu buryo bwo kubara inkuru. Ari uburyo buri inductive na deductive. Ubwo mpereye mu kwiba amazi mu izindiro, nibwo ndazangira muri RBA, ubwo ndaza gusoza Munyange yo Kennedy muri kaminuza akiri umujene kwa kuri nakubwiraga. Kennedy yinjira muri RBA. Reka mpere inkuru kanyihere i Butare. Ishuri rya journalisme rigitangira ryari gifite abaterankunga benshi pe. Benshi bafite ibikoresho byiza kandi bya mbere ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Kandi icyo gihe biza televiziyo yari imwe mu gihugu. Wabyumvise? Ishuri ari rishyashya. Kennedy ashobora kuba ari muri promotion zitarenze, ntago yarenga iya kabiri. Niba atari ya mbere ni ya kabiri. Kennedy n'undi muhungu umwe wari unanutse wakunda guhagarara asa n'uwihengetse, nibo bantu bagaragaraga mu bintu bijyanye na audio visuel. Amakamera nibo basaga n'abayamanaginga. Babaga ari busy pe. Ntago Kennedy ntago yajyaga yicara muri weekend, yabaga yirukana kamera za kaminuza. Yego. Ubona ko ari ibintu yakunze yitangiye. Noneho arangije kaminuza, ashobora kuba yarashinze company ijyanye na production. Kuri ibyo bintu yari amaze kumenya, abantu bamuzi, abantu batangiye no gukanguka gufata amavideo y'ubukwe. Urumva Kennedy cyitwa ishusho arakizi, azi n'icyuma cyatanga ishusho nziza. Yego. Aragenda abanza ashinga company yabyo. Ngira ngo yinjiye, ashobora kuba yaragiye muri RBA 2014 cyangwa na icyayi cyose, ashobora kuba yarinjiranye na Arthur Asim. Yego. Ntabwo Arthur Asim na Kennedy bamenyaniye muri RBA, bamenyaniye muri RBC. Arthur aba muri RBC, rero Kennedy kwa kudi ari umuntu ari kijyana sharp abona ibiraka byo gukora audio visuel ya RBC. Kandi uziko muri santé byo ni byinshi cyane. Uri kwarira ikiganiro kigeze kuba kuri radio Rwanda cyakorwaga n'umukobwa witwaga Ingabire Marie France, je crois. Pour du fausset tout coup.
manza nigeze nyuma yaho nigeze kumubona mbona yarahindutse uko nari muzi atari we ariko nyuma nigeze kumubona kiriya kiganiro cyabaga cyabaye produit par company ya isoko hishyura RBC production unit cyakorewe kwa Kennedy kigatangarizwa RBA. Bukeye rero asa bamuha RBA yakwibuka ukuntu Kennedy akubara abatuye umuntu hari ikintu yahindura ariko yibagirwa ko ya company ikora production iraba conflit d'intérêt naramuka yinjiye muri administration yahandi bajyaga kubitangaza. Bura ni nk'urugero naguha nakura kwa Kenisi yego nuko ikigo ari iki ari mu bigo byigenga ari mu bigo bya leta cyaba ikibazo. Urabona Kenisi afite radio na televiziyo yego Kenisi akina theatre akanakina n'ama publicity Kenisi akagira ari ikigo nanone kigira gute donc uruvuga ngo publicité yakinwe na Kenisi kibicishaho oya ari broadcasting ni TV1 hanyuma production ni yindi company nayo ya Kenisi nukina nawe ni nyizina donc urumva fata urugero ubundi byakabaye bica mu maboko y'abantu batatu nkuko kwa mbere kwa Kennedy RBC tanze soko okay nuko kwa Kennedy RBC yatangaga isoko Kennedy agaha isoko akangaja Ingabire Marie France yego agaproduiza ikiganiro yego muri company ya Kennedy ariko publication ikabera RBA kuri Kennedy byose ni kuri Kennedy donc ni ubikina akabikiniriwe akanabitangaza iwe akanabibroadcast uri byakagobye kugira donc noneho afa agira ngo Kennedy yinjiye muri RBA conflit d'intérêt ntiyabura yego sometimes nubwo RBA ari ikigo cya leta nkurikije igihe Kennedy yari amaze muri ibyo bintu yarabyize yaranabikunze yego yabitangiye akiri ku ishuri ku cyitwa ishusho ararindwa ni ibintu bye n'ibikoresho ashobora kuba yari afite ibirenze n'ibya RBA cyangwa no kubona umukiriya ari hejuru yes noneho nari mvuze akantu ko kuba yarabizobereye kurusha abasanzwe muri RBA kuko mu babyize ba mbere arimo si no kubyiga gusa we ntago yajyaga aryama manza no muri restaurant yarazanaga kamera yebana yakundaga kamera hamwe n'uwo muhungu wundi ariko uwo wundi we yarafite akabaraga gakeya Kennedy we yarakubaraga kwego mu ma evenement he kubibona kabisa arangije abijyamo yinjira muri RBA yarabisanzwe azi karite y'ijwi n'ishusho azi n'ibyuma biyitanga ikintu cya mbere imbogamizi ya mbere agomba kugira ese agezeyo asanga ibihari byujuje za criteria standard par rapport yibye cyangwa yibye azi ese agezeyo asanga abafite amasoko bafite ibikoresho do qualité nk'umuntu uje kuyobora televiziyo cyo ni ikindi hanyuma rero iyindi mbogamizi ikomeye cyane yaba ifitanye isano n'ino baruwa niba hageze akahasanga ibikoresho birenze ibye yego ari ubibimanaginga yego azakoresha iwe muri company azakoresha igikoresho cya fake mukaza managing harimo ibya vrai buretse gato yitonde hanyuma se azemera ko bahisoko company ya fake azikwiye iri strong conflit d'intérêt iyo tendance ntizabura ababa muri RBA ndimo natera imetero bari byo bagenda babona bihura hari ziri kugwa mu abandi ibyo nta kibazo yego ariko ngaho imagine umuntu se ni nko kugira gutera ni nko gufata manager wa Urban yego manager wa Urban oya nyiri Urban ukamugira manager wa convention wenda akagira agasanga bateka nabi kurusha aho yarasanzwe ateka yego wenda akagira agasanga hari nk'ifuru abari abadafite wayifite cyangwa akagira agasanga bafite ifuru iri hayi idafite abitekera kandi we yakeneye nibyo fatiraho yego bifate gutyo nabitwaye uko rwose voilà wumva ari Kennedy rero cyo ni kimwe aramanaginga ibintu nawe
kuri kote positif kuba yakebura akavuga ati mukoresha abantu bafite production imbi pa raporo yiwanjye cyangwa y'izindi cyangwa se hahandi we kampani ashobora no kuyihindura izina akayandika ku buri mushiki we cyangwa undi muntu mushuti we ariko ikapigana byanze bikunze masoko akuze icyo kiganiro mvuze nabivuze ngo icyo cya Marie France cyitwaga ngo iki ku buzima bwacu rengera ubuzima nyuma haje n'ikindi cya Minagri cyitwaga ngo tera imbere muhinzi ibyo byose bikaba production ikaba ku ruhande company zigenga zigaproduza zikazana muri RBA Canada hari areba nawe shekanda ashobora gupigana yafite company hari company bavuga yitwa Gandera Education Media Creative ibintu nk'ibyo ishobora nayo kuba yapigana icyo kiraka cya Minagri cyashobora kuba cyakwinjiriza umuntu miliyoni ziri hejuru ya 200 ku mwaka wakongera ibaza ayo mafaranga wayabona ajya mu mfuka wundi ukishima 200 millions par an 200 millions sakazu kaba buri mwaka ufite ako kazi dore iyo tendance rero ibyo bintu ufite ndibonda hashobora kuba icyo kintu management ya contract ya akazi ka Kennedy kukamanaginga byari bigoye bisaba rigeri hambaye either kumubwira kava muri ibyo yahozemo bye privé sibyo kandi nabyo bimuteza imbere atagomba guhita rekura we yawaye muhitishamo umubwira uti uremera kureka biriya tuguhembe vuga ayo ushaka ariko biri yubireke burundu nibwo hatari kuba confidentiel niba yarabirekuriwe kuba yatahana kamera ya RBA nta gitangaza kirimo kuba muri RBA wabonamo kamera ya credit nta gitangaza kirimo kubera iki ni umuntu umwe muri bibiri ni 2 in 1 kandi bifitanye isano ni 2 in 1 arayobora company ebyiri arayobora RTV akayobora na ya company no kuba zifitanye isano yego zikora bimwe bivuze ngo kamera nziza ayifite muri company ntabwo yakwemera ko ishusho mbi ica kuri RBA yazana ya kamera ye ariko nanone nawe nikiraka gishyushye hari kamera nziza muri RBA itari gukora n'urugero uwo munsi itakoze azayijyana iwe c'est normal ça n'est-ce pas nkuko iyi modoka y'akazi yapfuye ujyana iyawe ntihagire igipfu ibyo ndabica hejuru kubera ko ari nk'amakamera ya bigeze kubaha ngo ni 7 ya Sony ya Sony ndabivuga kubera ko ibyo bintu n'umuvunyi yabyoditinzeho muri izo kamera ebyiri imwe ntago yagaragaraga muri circulation wani nta mukameraman uyifite abo babirara abo bade abakameramani barabiye baba kuri tele n'ababa hano mu mujyi nta numwe uyifite no muri stock ntirimo ntawo ubasha kuyirokariza umuvunyi arabibona abasaba kuyishyura wenda nicyo tuzategereza so ni ukuvuga ngo WASAC yabaye imbarutso kugira ngo Kennedy asezere ariko ntabwo ayo mazi ariyo yatuma yes donc urumva rero nk'iwacu ari ahantu umuntu aba akora ku giti cye afite kontara y'amazina ye cyangwa afite kontara ya company wowe ntabwo ababujijwe iyo ari company ntiwayihagarika ngo kubera ko wayihaye akazi ariko niba ari umuntu ku giti cye amakontara menshi mu itangazamakuru no mu bindi baba bavuga ngo kudakora ibisa n'ibyo guhagarika ibindi bikorwa bisa n'ibyo uhamagariwe gukora hano kuko ubwo baba bakuguze kwa cyane so ntabwo byakunze ko company yihagarara icyo kiragaragara icya kabiri mvuga ko WASAC yabaye imbarutso hari ibindi byari bihari ibyo byose ndi kugenda nkubwira kubura kw'amakamera kubura kubikoresho bimwe na bimwe kubyitiza bigatinda iyo audit ya ntuza y'urwego rw'umuvunyi n'utundi tubazo turimo hariya n'utundi tubazo turimo hariya bishobora guhura nuko icya kabiri umenye ko RBA ifite abayobozi bashyashya gusa barore ntarengeje imyaka 2 umwungirije we nta n'amezi sibyo niba hari uburyo hari klima yari ihari ku gihe cya Arthur siyo yabarore rwose kandi nuriya waje nyuma DDG hari ibyaje guhindura byinshi kuko ushobora gusanga barore yari simba jene buriya nuko tubivuga twanga kwikururira
ariko reka mbivuge wenda mu rurimi rworoheje barora uriya mwanya yuhawe nk'iki se navuga ngo urumva uriya mwanya uwawumuhaye bari basiranye cyane kandi yari abizi ko hamazemo igihe yego ariko yari amazemo igihe barore nk'umuprofesiyoneri atari do qualification barore yari umunyamakuru do profession et pas do qualification barore qualification ye mu itangazamakuru ni ejo bundi kuri iseka n'iyi Christian yari ya PM ubundi yari qualifié mu bindi ariko amaze imyaka myinshi mu kazi nibaza ko wenda ushobora gusanga ari nabyo byatumaga wenda atagera aho hejuru ariko bira byakozwe na mwenyewe yego agezemo akora umuntu usigaje imyaka mikeya nkatwe twese ngo yigire muri pension imikorere y'umupasteri umaze imyaka irenga 28 mu kigo kimwe ugiye uri kwitegura pension wambwira ngo yasase niya ava muri RBC ku myaka ye urumva byakora kimwe wara amaraso mashya rero yayisheja mu mpinduka nibi byaba birimo ushaka gusanga nabyo bizamura none WASAC ikaba yabaye imbarutso urumva so ikibabaje cyane ni ukumva Kennedy urwego ariho nayo mafaranga yagiye akorera n'umushahara yari afite hariya kuba yakwiba amazi ibyo ni ikibazo kuba yakwiba amazi ni ikibazo gusa gukunda gushugurika byo ni ibintu bye gushaka ibintu birimo inyungu nibye kuva kera umudira ntago yajyaga yicara sinigeze mubona yicaye kabisa ndavuga ngo igihe cyose niba ari gushutinga gutya nta terapiye sinzi niba ari kamera zitagira terapiye nta terapiye nabona reka terapiye ni urutugu rwe kabisa hanyuma yajya muri pose mood akayitwara gutya nuko yahoraga ariko wenda akubona kibaza kuri personality niye personality ituma umuntu adashobora kugira ahantu aba satisfait kugera aho ushaka n'utuzi tw'ubusa kweri ubwo wasaga n'umuriro cyangwa n'ikintu ibyo ni ibindi byaba ninjiye muri personality mu buzima privé ariko n'undi bizagaragara kuko ari amafaranga bazamuca tuzamenya umubare wayo cyangwa nawe natabyemera ajye mu rukiko tibarambeshyeye cyangwa se banamwifashisha ahubwo bamwereke ninde wamufashije kuyiba ba bantu besta utwo mu gahegene yagafata vana akayishyira munsi y'igitanda ukajya ugira ugafunguze haza abashyitsi ugafungura yo kuri robine uraseka ndabazi benshi ikibabaje nuko hagezemo umuntu wo kuri rwego ntibyakabaye hari abantu baba barabyirutse n'ubundi buzima bwabo ari hangikasi utuntu twose two gushugurika ariko umuntu mu cadre kuri rwego wize utari inkirabuheri simbyumva ntago mbyumva biba bibabaje no gutegereza tukareba ntacyo dutegereza kariya gatwiti ka WASAC bari bagahisha yego ariko mu kugahisha bagira reaction yego nta kintu cyabaye muri RBA muri no weekend gituma Kennedy asezera ku wa mbere oya cyabaye muri WASAC kibyutse ibyo muri RBA yego so numva muri make ari uko nabivuga ariko simbizi biragoye umuntu ni mugari ntago Kennedy ari ku rwego rwo kwiba amazi no okay personality ye ibyo akora en privé n'urwego yari ariho mu kigo cya leta buri ubutari wari kuzasimbura barure rwose none agize gute mu mateke ariko muri RBA nyine habarimo twishi abantu bariyo baba bazi byinshi ama promotion ukohereza mu ntara burasimba nzi ngo difference ugiye mu ntara ariko byose biba mutuntu habamo uruntu kanaka yagiye mu ntara kanaka yazamuwe kanaka yahawe konji kanaka yagurijwe kanaka yahawe misiyo ibyo byose management yabyo nibaza ko ari byo byazanye na isheja kugira ngo abyarumonize havugwamo n'ibindi bintu ikene wabo ikimenyane yopo n'amajipo wasanga birugeretse urumva bisembuye na Kennedy ni utumye tugaruka kuri RBA nayivuzeho cyagiye muri ya ntuza ya hinjira isheja Sandrine hagasohoka abandi gutyo ariko ntabwo kira kigo gikeneye ntuza ngira ngo abaturanyi uburyo umuturanyi mwiza
agufasha kumanaginga urugo kandi kiraturaniwe vraiment gifite Bara- abaturanyi ijisho ry'umuturanyi nirigere muri RBA nicyo mvuze. Okay. Yego. Okay. Niko bimeze kabisa. So Yeah. mwakoze cyane rero abashaka gutwara imodoka mujye kwa Clement. Yes, mumuhamagare Clement. 0782 48 37 22. Yego. So mwakoze cyane. Asante sana.